bakuriye bagize gute, niyo mpamvu batagaruka no mu neza y'abanyarwanda ngo ibyo bizakunde. Niba ari ibyo urugamba turacyarukomeje, ahubwo mushikame. ni uguhagarara kigabo rero. Njyewe rero nkaba ndangirije aho, nshimira abantu bitanze gutanga imisanzu kandi bakomerezeho pe. Turashima kandi aho ariho hose. Njyewe ntabwo navugiye ishyaka, ntabwo navugiye umuryango wa SNDFRN, ni ibitekerezo byanjye. Yego. Nk'umuyoboke w'ishyaka, nta shyaka ntabwo nahagarariye umuryango, naje nk'uhagarariye umuryango. Yego. Natanze ibitekerezo byanjye nk'umuntu uri mu muryango. Yego. Ntihazagire ubifata ngo ni ishyaka ngo ni umuryango wantumye, nta wantumye, nuko ndi mu muryango nkabaho ibitekerezo byanjye uko mbibona, nk'uko natanga igitekerezo cyanjye mu muryango. Yego. Ndabashimiye abakurikiye ikiganiro cy'iwawe kuri radiyo yawe ya David. Urakoze cyane ku bwitange witanze, ni ukuri. Imana y'amahoro iguha umugisha, ni ukuri kandi mwakoze pe. Sawa murakoze namwe. Yego. Bakunzi ba David TV rero, umuvandimwe twari kumwe ni umunyarwanda ukurikira David TV, niyo wavuze ati reka tuze dutange igitekerezo, twihanize abantu baza biyitirira FRN. Ibi byose twagiye tubivuga, abandi bakagira ngo wenda n'urwenya, ariko harageze ko buri wese agira icyo akora kugira ngo dutere inkunga FRN. Imana y'amahoro rero ibampera umugisha, naho mu bindi biganiro turimo tugenda tubategurira, kandi mwibuke rwose gutera inkunga David TV kugira ngo ibiganiro byinshi twagiye dutegura bigende bibageraho uko biteguye. Imana y'amahoro ibampera umugisha, naho mu bindi biganiro mugira amahoro. Bye.